Iyi ni imwe mu nkuru zikomeje kugenda zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ni ubwa mbere mbonye imvitasiyo isohoka abantu bagahita bavuza induru, bakavuga amagambo menshi bagaragaza yuko ubu bukwe bugiye kuba bwaba batabwishimiye. Ni ubwa mbere ibi bintu mbibonye rwose, abantu batanga ibitekerezo hirya no hino bavuga buryo ki ubu bukwe rwose batabushyigikiye habe na gatoya. Uwo nta wundi ni Sano Olivier. Uyu musore rero akaba yaramenyekanye cyane cyane mu myaka ya 2019 ubwo yari hafi gukora ubukwe n'umukobwa bita Carine, wamenyekanye cyane cyane ku izina rya Cadette. Ubwo bendaga gukora ubukwe ndetse uyu Sano akaza kumenyekana nk'umutubuzi bitewe n'uko yariye amafaranga menshi uyu mukobwa witwa Carine w'umudiyasipora wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ubwa mbere nabonye abantu batandukana bakajya ku mbuga nkoranyambaga bagaterana amagambo bagatukana bikomeye cyane, wagira ngo nta nubwo bigeze bakundana, kandi murabizi ko abantu bakundana baca mu bintu byinshi. Rero kugira ngo bagere ku rwego rwo gutongana ndetse banatukane bigeze hariya, navuga ko haba habaho ikintu kidasanzwe, mbese nyine imiti biba yakomeretse ku mpande zombi. Rero uyu Sano Olivier nk'uko bivugwa ko ari umuhanzi ndetse akaba ari n'umuntu usenga cyane, yewe ngo aranahanura, dore ko umukobwa ngo bitwa ko bagiye kuba babana. Uyu nguyu ari umugore ufite abana bageze kuri batatu, ndetse akaba ataye n'umugabo we, akaba yaramuhanuriye ko rwose ari we Imana yamuremeye. Ndetse n'uyu Sano agakomeza kugenda agawa hirya no hino avuga ko rwose ataye umwana, nyine yanze umwana. Rero akaba agiye kurera abana batatu batarabe. Rero ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho cyane. Iyi nkuru reka tuyinjiremo turebe byinshi bigiye kure. So mbanje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment. Niba ari ubwa mbere utwumvise, nizere ko utari bugende udakanze subscribe, dore ko ari byinshi tuba tugenda tugarukaho ku makuru yose aba ari kugenda avugwa hirya no hino. So uyu ni umwe mu basore rero bakomeje kugenda bagawa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ngira ngo iyi foto wenda wakunze kugenda uyibona, ngira ngo wakunze kubona iyi invitasiyo hirya no hino abantu benshi bayipostinze, ariko bakagerekaho kuba bayivugiriza induru. Umuhanzi Sano Olivier uririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, bikaba binavugwa ko nyine ari n'umuntu usenga. Ubu ngubu akaba agiye gukora ubukwe n'uwitwa Irene, ndetse ubu bukwe bukaba buzaba muri Kamena ku itariki 21, 2025, ndetse bamaze gusezerana mu mategeko, ndetse ku itariki nyine y'iyo 21 Kanama akaba aribwo nyine bazajya mu rusengero. Urumva ko ni ibintu navuga ngo byiza ku ruhande rwabo, ariko ku rundi ruhande nyine abantu bakomeje kugenda batabyumva kimwe nk'uko byakomeje kugenda bivugwa cyane. So uyu muhanzi rero ikintu cy'ingenzi navuga ngo bakomeje kugenda bamugayira, muri 2019 havuze akantu ubwo yari ari mu rukundo n'uwitwa Uwera Carine, ndetse bari bamaranye imyaka navuga ngo igeze kuri 3. Uyu Carine nawe akaba yaramenyekanye ku izina ry'uwitwa Cadette. Kuri ubu ngubu rero akaba yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aho uyu Uwera Carine agenda amushinja ko yamutayeho miliyoni zigeze kuri 40 zose, ndetse uyu muhungu akagenda anabyigamba anavuga ko n'ubundi amafaranga yamuhaye yose nta gahato nyine yigeze amushyiramo, nyine nta mugozi yigeze amushyiramo, avuga ko rero ibintu byose yari arimo gukora atari arimo kumugura. Ku ruhande rw'uyu mukobwa akavuga uti ngiye mbikora nari nzi ko ndi kubikorera umuntu dukundana, umuntu wankundaga, umuntu twari twaragiye mu rukiko, numva ko byose nyine ndi kubikorera urugo. Akavuga ko yamuguriye imodoka, akavuga ko yamuhaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuva ku rukweto yambaraga kugeza ku kenda k'imbere, byose akavuga ko icyo gihe mu mwaka wa 2019, akavuga ko nyine ari we byose wabikoraga, yamumenyeraga buri kimwe cyose, ariko undi icyo yakoreraga cyangwa se icyo yatahiraga kwari ukumusoroma amafaranga akajya kuyaryoshya cyangwa se kuyanezererwamo n'abandi bakobwa. Aho uyu mukobwa wita Cadette agenda amushinja ubusambanyi yagiye akora mu bihe bigiye bitandukanye. Rero ako gahinda kenshi n'ikiniga cyinshi yabivuganaga, bikarangira yumva nyine atabishobora, bikarangira yumva nyine atabasha kubana n'umugabo umeze gutyo,
ubundi ahita akuramo ake karenge, dore ko baburaga igihe gitoya gusa kugira ngo bajye gusezerana mu rusengero, igihe navuga ngo kitari kirimo n'ibyumweru, icyo gihe ndabyibuka. Rero birangira batandukanye, dore ko mu bintu byinshi agenda avuga ko yamuriye harimo ikibanza nyine yari yaguze, yari yamuguriye hariya Kabeza. Rero uwo musore agira gutya akigurisha atabizi, amafaranga ahita yakubita ku ikofi, dore ko yakigurishije arenga miliyoni zigeze ku 8 zose, ubundi amafaranga yose ahita ayakubita ku ikofi. Umugore ntiyamenya irengero ryayo. Ibyo bintu rero bikaba biri mu bintu bivuga ko byababaje Cadette icyo gihe cyane. So rero kuri ubu ngubu uwo mukobwa witwa Cadette akaba yarabonye umugabo mwiza cyane, dore ko yari yaramaze kwiheba, avuga ko abakobwa mu by'ukuri bashaka abagabo badakwiye kuba bagendera ku isura cyangwa se ku bukire abasore baba bafite, ahubwo baba bakwiye kureba umutima cyangwa se bagategereza uw'Imana yabageneye. Dore ko kuri ubu ngubu uyu Cadette abana n'umugabo we muri Amerika, dore ko uru ngubu ariho bibera, ndetse uwo mugabo yaje kumukwa miliyoni zigeze kuri 4 zose, ndetse ahita ajyana umugeni we nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. So rero hagati aho ngaho uyu musore witwa Sano Olivier nawe navuga ko kuri ubu ngubu yabonye ikibasumba rwose, yihebeye, cyabashije kwiyegurira umutima we. Icyo ngicyo rero akaba ari uwo mukobwa witwa Irene kuri ubu ngubu kiri kuvugwa mu rukundo nawe, ndetse bikaba bivugwa ko bagiye mu rukiko rwihishwa, ariko dore ko bimenyekanye rwose ubu ngubu, ubukwe buri hafi kuba bwaba, dore ko n'uwo bahaga invitation y'ubukwe bazitangaga bihishe cyane kugira ngo hataza kugira nyine ubimenya, ndetse bamenye n'amabi ye yose yaba yarakoze, bikaba nyine byateza akavuyo nk'aka ngaka n'ubundi kose byakomeje kugenda biteza ku mbuga nkoranyambaga nk'uko mwagiye mubibona. So uyu musore rero icyo namuvugaho, ni umusore bivugwa ko asenga cyane, ndetse akaba anahanura. Rero akaba yarahanuriye Irene, akaba yaramuhanuriye amubwira ko rwose ari we mukobwa baberanye, cyangwa se ari we mukobwa Imana yamugeneye kugira ngo nawe abe yashinga urugo. Rero ubu ngubu bakaba bagiye kuba bakora ubukwe, ariko nkwibutsa ko uyu mukobwa Irene nawe ataye umugabo wabanaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba afite n'abana bageze kuri 3. So uyu rero Sano Olivier yakomeje kugenda agarukaho cyane cyane cyane, agawa n'abantu bagiye batandukanye bavuga ko agiye kurera abana batarabe, ariko ibyo nkeka ko nta n'ikibazo kibirimo. Yewe umugabo nyamugabo ni n'umugabo wita ku bana bose, yaba abe cyangwa se atarabe. Ni ibintu byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho cyane cyane kuri iyi couple navuga ngo igiye gukora ubukwe kabisa, ikomeje kugenda iterwa imijugujugu. So ni byinshi rero twavuga kuri ibi ngibi, ngira ngo bamwe bakomeje kugenda banabyumva hirya no hino, ariko nizeye ko ubashije kuba wasobanukirwa, ndetse umenye byinshi cyane byatumye iyi couple cyane yangwa, ndetse binagaragara ko rwose nta muntu n'umwe navuga ngo uyishyigikiye nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. So mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.